badukurikiye none Muvunyi mu by'ukuri bizashobokera urubyiruko nta bundi buryo bwo gukora bwiza bushoboka rutishoye mu kibi rugakora kandi rukinjiza ibyo bakora nk'amakosa ntitwabigaruka nawe urabizi guterana amagambo kuvuga ibintu udafitiye gihamya kwinjira mu ngo z'abandi gukoresha ibiyobyabwenge aho ngaho niho turisa naho twisanze nk'urubyiruko rwinshi cyane cyane muri iki gihe biri no kuvugwa bamwe batagiye kubifungira ni irihe kosa uri kubona urubyiruko ruri gukora ku buryo ruri kubabuza kwinjiza mu mifuka yabo ahubwo bakisanga mu maboko atarayabo social media zirimo kwirukansa ibintu bimwe na bimwe turimo turabyuka tukabona umukobwa cyangwa se umumama w'imyaka 38 yuruje inzu ya miliyoni 500 umwana urimo kumureba kuri TikTok umwana urimo kumureba kuri Instagram arimo kwifotoreza kuri yanzu ikintu gita kimuza mu mutwe no kwanza ngo ngewe aya mafaranga nayakura zambuga nkoranyambaga zirukanyishije ko Joseph yaguze inzu ya miliyoni 600 kera wasangaga umusozi wose dutuyeho umuntu ubatse inzu y'ibati wabimenyaga ari uko uhanyuze kuko n'igihugu dufata nk'icyambere mu isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ko nabonye bagira politics niba nayita kari nziza bafite ukuntu ibintu bivuga igihugu cyabo nabi babihisha itangaza ushobora kwibwira ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hataba abitwa ba homeless abakunzi ba Ibuga Global TV ndabasuhuje mbaye ikaze mu kiganiro ngende Joseph Iradukunda tugiye kubana na bagenzi banjye iburyo bwanjye murahabona Bayingana Semugeshi ndetse na mugenzi wanjye Muvunyi Joseph nizere ko mwese mumeze neza ibintu ni amahoro masa reka mpere kwa Bayingana mumeze neza umwaka utangiye gute ese wa 2025 twasoje wowe usoje amahoro okay umwaka mutangiye neza ndetse n'uwasoje amahoro intego zibari zimwe Muvunyi kuba mwiza kurusha uko wahoze yego Muvunyi wemeze kuba mwiza kurusha uko wahoze ntiweza ngo ntangira kubyibaza akantu kenshi cyane bikomeye cyane umwaka warangiye neza n'undi tutangiye ari amahoro nta gikuba cyacitse urebye usibye kongeramo kuvugurura intego zimwe na zimwe Ibuga TV ntabwo yari hari Global TV uyu mwaka iratangiye bivuze ngo hari ikintu gishyashya kindi kiyongereye yaba mu gisata cya ndetse n'imyenshi ariho muzabarizwa kenshi ndetse no muri za politike nk'uko mwebwe muri inzobere muri zo cyane ko turi kumwe na Semugeshi umwe mu bantu bahora bafite umutwe wuzuye ibintu byinshi cyane udacunze neza bishobora gucurangana kugira ngo ugire icyo umenya nuko usoma kuko burya ubwenge bwinshi babubitse mu bitabo nta bindi tuza ngo tubihimbe ngo tubishyira ahangaha hoya byose bibitse mu bitabo icyo usabwa ni ikintu kubisoma ariko byakunaniye Ibuga Global TV niho tuzira n'uyu munsi rero turaje hari ariko tukira ngo hose buri umuntu wanditse mu gitabo yari yarigiye kwandika abantu ba kera bari bafite impano ikomeye cyane kuko nizi saha ntabwo turamenya ngo umuntu wanditse amategeko 10 y'Imana kwibuye yandikishije igiti cyangwa urutoki rwe ese yanditse kwibuye bishoboka bite rero iyo tugeze mu bintu byo kwandika ari Imana yandikiye kugira ngo ishimangire ko ibyo ibyanditseho bigomba guhabwa agaciro ni Imana ubwayo yanditse ni Imana yandikiye aha n'urumva ariko ibyo bivugwa n'abantu banditse za Bibiliya nabyo twebwe twasomyemo muri nibivuga byinshi na wari uharenga bihamye ko ariko kuri gusa ngira ngo hari imvuga ko n'ikinyoma gihuriweho na benshi akenshi gihinduka yende ukuri se cyane buriya na politike niko bigenda ibingibi bya politike nabyo mubona y'abantu bahurije ku kinyoma cya politike icyo kinyoma kirangira kibaye ukuri urugero rwa hafi n'abantu 10 bisumuka twe abantu 10 cyari igihumbi tukemeza ko ari ubururu umutuku cyari ubururu byahita bihinduka ubururu none se ubwinshi bw'amakosa bukuraho ikosa kubikosa okay ntabwo nicyo bisobanuye ariko iyo mvugo nayo ngira ngo ubwo nindi side n'urundi ruhande dushaka kwita hapasa ariko nanone bizwi ko ikinyoma gishoboye guhurirwa abantu bakabyemereza cyangwa ni bya bindi ngo nuvuga ngo ikinyoma giteguye neza kiruta ukuri kujagaraye
ushatse wabyita gutyo ariko harimo ibintu byinshi. Reka dutange urugero rugezweho. Urabona ibiri kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no kwa Nicolas Maduro muri Venezuela. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze kiriya gitero nubwo Trump avuga ngo niwe wagiteguye wenyine atanga itegeko, ariko inteko ishinga amategeko imitwe yombi muri Amerika ntabwo twigeze tubona imwamagana ko yafashe icyemezo kitari cyo. Isi ubu ngubu iri kuvuga ku karengane Venezuela yagize igatwarwa perezida wayo, ariko ntitwigeze tubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'inteko ishinga amategeko. Tuzi neza ko ari ibyemezo bifatirwa ubundi bigashyirwa mu bikorwa n'umukuru w'igihugu. Ntabwo twigeze tubona itangazo bamagana umukuru w'igihugu. Bivuze ngo niba gutera Venezuela byarabaye ukuri cyangwa se ikinyoma cyumvikanywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byarangiye kibaye ukuri, kandi uko kuri kwemezwa isi yose. Uko wabivuga kose barabizi ko ntacyo turi buze guhindura. Niho rero umuntu ashobora guhera akavuga ngo ikinyoma gihuriweho gikora ukuri. Ubu nkubwiye ko gushimuta perezida Nicolas Maduro ari ibintu bitari byiza, ushobora kunyumva ukambwira ngo hoya urabeshya byari byiza, undi akavuga ngo ntabwo byari byiza. Ariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari bikenewe kandi babiteguye igihe kinini. Kuri bo ni ukuri, kandi uko kuri barashaka kutukumvisha. Ubwo rero Maduro ntagifite uburenganzira bwe nka perezida w'igihugu. Igihugu cyinjiriwe mu busugire bwacyo, bishobora no kuba mu bindi bihugu. Birangirwa mu nkomvetse kubera ko mu bihuriyeho afe karagaciyemo. Reka tugaruke ku ntama yacu. Aba banyamakuru rero ubona bakwicaye imbere mu bisata bitandukanye nk'uko twari tumaze kubivuga, nibo mugiye kuzajya mubana ku Ibuga Global TV mu biganiro bitandukanye. N'uyu munsi rero twavuze duti ntabwo turi bubakamire mu kitozi. Niyo mpamvu ngira ngo mumfashe kubyumva. Uyu munsi turibanda cyane kuri Muvunyi. Semugeshi ndakwibikiye, ntabwo bivuze ko nawe utari buze gutanga inyunganizi yawe nk'ibisanzwe, ariko uyu mugabo Muvunyi Joseph murebe imbere yacu akora ibintu bya entertainment cyane, cyangwa se amakuru y'imyidagaduro. Ariko turi kubona ba Muvunyi bafunga umusubirizo, bari kugonga abapolisi. Ntabwo mbashinje gusa urwego rwanyu ruravugwaho gukora ibintu bidasanzwe, bigize amakosa ndetse bigize icyaha, kuko abenshi turi kubasanga mu nkiko bari kwisanga imbere y'ubutabera baburanishwa. Bamwe barashinjwa ibiyobyabwenge, abandi bagashinjwa gukora amakosa agambiriwe ndetse n'amakosa adakwiye kuranga urubyiruko. Mu by'ukuri entertainment cyangwa se music industry mu Rwanda twavuga ko idashoboka itajyanye n'imico mibi, idahuye n'imyifatire y'Abanyarwanda. Ngira ngo iyo tugarutse kuri icyo kintu twavuga yaba ari mu kwibaza ku Banyarwanda muri rusange cyangwa n'isi yose. Umunyarwanda ni waciye umugani neza, aravuga ngo ntango mbitagira bubu. Na kera byahozeho, ahubwo uburyo byakorwagamo kera bitandukanye n'uburyo burimo gukorwamo ubu ngubu. Biraterwa n'iki? Ari izi mbuga nkoranyambaga uko turimo kugenda tuzikoresha, birimo kugenda byihutisha. Nk'uyu munsi wa none hari umugabo ugikunda kudurugera akatubwira ngo iyo umuntu ariwe n'imbwa si inkuru. Yego. Ariko iyo umuntu ari imbwa niyo nkuru, kuko nisanzwe niyo nkuru. Uyu munsi wa none hari umuntu watanze 50,000 wo muri Jerizi wabihaye umuntu asanze arimo gucuruza ku muhanda, ntitwabivuze, ariko wagonze umuntu bwagiye kwira byamenyekanye. Ya cyane. Ikintu kimwe cyane kirimo kubitera social media zirimo kwirukansa ibintu bimwe na bimwe. Turimo turabyuka tukabona umukobwa cyangwa se umumama w'imyaka 38 yuruje inzu ya miliyoni 500. Umwana urimo kumureba kuri TikTok, umwana urimo kumureba kuri Instagram, arimo kwifotoreza kuri yanzu. Ikintu gita kimuza mu mutwe no kwanza kuvuga ngo ngewe aya mafaranga nayakura. Zambuga nkoranyambaga zirukanyishije ko Joseph yaguze inzu ya miliyoni 600. Kera wasangaga umusozi wose dutuyeho umuntu ubatse inzu y'ibati, wabimenyaga ari uko uhanyuze ukazuma ngo kwa runaka muzi ko bubatse inzu y'ibati. Urabyumva? Inkuru ikazajya kumenyekana hashize imyaka 10. Ariko uyu munsi wa none iyo umuntu yubatse inzu agashyiraho pisine hejuru, bujya kwira twese twabimenye. So bivuze ngo imbuga nkoranyambaga hari uburyo zirimo kwirukanza ibintu byo Gen zirimo gukora. Kubera ko papa wanjye nagazi gukoresha Instagram, ntazi gukoresha TikTok, ntazi gukoresha iyo X, ariko umwana urimo kurangiza ishuri secondaire uyu munsi cyangwa se kaminuza asohoka azi kubikora. So bivuze ngo za mbuga nkoranyambaga ziraza kwa affecta cyane Gen Z kuruta umuntu mukuru. Ikindi kintu kirimo kubitera no gutuma ubona ko muri igisata cya entertainment aricyo kirimo gukora amakosa menshi. Tubanze twibaza abo bantu baba muri entertainment imyaka yabo ni kuri ingahe kuri ingahe?
saa 8 za nijoro nubwo bidakwiye ntanabishyigikiye ntanabyemera neza mba n'ubatari sawa biragoye ko wabona umuntu w'imyaka 50 uri mu kabari niyo arimo abasinziriye kuri kontwari bivuze ngo ni bya bintu muzagarukaho rimwe na rimwe ibibazo biri mu ngo bituma abagabo badataha urabyumva yenda ibyo zaba ari indi topic rero tuzareba nibyo ndimo kujya mbanza bagarukire kuri ya Gen Z ukuntu ibibazo byose irimo gushinjwa atari yo mu by'ukuri yahagombye kubibishinjwa gusa saa 8 za nijoro abo barimo kunywa iyo batashye twese tuvugisha ukuri iyo umuntu yamajije gukubita agacupa akageza ku rwego rwa nyuma ntabwo uba ugifite ubwenge bukontorora yaba amarangamutima yawe cyangwa se n'ibindi byose bigiye kuba ikizabikubwira rimwe rimwe arakubwira ngo njyewe ntabwo nasinze kandi ubibona ko yasinze ariko ahubwo njyewe uzabarize si uku nsinda njyewe cyakongera ko iyo nasinze ahubwo rero iyo ni imwe muri karagiteri z'abantu basinze urabyumva batari bagera kuri degere yo kutabasha kugenda aracyabasha kuvuga uko wari uhamije nyakuru hamya no kuvuga ntabwo aba akibishoboye ariko iyo yamajije gusoma warengeje igipimo kigenwa na leta uba wumva ufitemo akantu k'akanyabugabo 0.8 imodoka yawe ntutinya kuyitwara kandi mu by'ukuri urimo kuyitwara wasinze ariko ntabwo waborewe reka bari ko tubyita ntabwo wari wagera ku rwego rwo kutikontorora ariko wasinze imodoka urayitwara utangire kubona ko itarimo kugenda uko ubishaka wongere speed yego mu gitondo nubyuka urasanga arimo ko telefasiyo za kamera zigera muri 5 nugira umugisha ukarenga utagonze umupolisi w'abandi baguhagaritse ndetse iyo umajije kumugonga ikikuzamo mu mutwe ni ukwiruka ngo ugende ntubizi niba usize ari muzima ntubizi niba usize yakomeretse ntubizi icyo usize ukoze urumva ko bya bintu byose birimo biragarura muri Gen Z yego kuko nizo ziri hehe mu muhanda saa 8 za nijoro nizo ziri mu muhanda zagize gute zasinze ni ukuvuga ngo ni nabo bagifite ya maraso yo kumva ko bashoboye yego ubushobozi barimo kwiyumvamo itabashije kubukontorora muri icyo gihe rero niho uzasanga ibyo biyobyabwenge kuko biragoye ko wabona imageragere ni bake cyane uzasangayo bafungiye ibiyobyabwenge bari hejuru y'imyaka 50 ariko abo uzasangayo bose bari mu biyobyabwenge uzabasanga muri ya myaka yo hasi nujya gukora iyo genzura ntabwo narikoze ngo mbenze imibare uzasanga abafungiye ko bakica abantu yego babambuye ni babandi bageneye kuko nujya gusanga uwibye miliyari akoresheje imbuga nkoranyambaga uzasanga ari mu rubyiruko urakoze cyane unshimiyeho nababaraga bituma nanagaruka kuri mugenzi wacu Bayingana Semugeshi ngira ngo ukurikirana politike y'u Rwanda y'akarere ndetse na mpuzamahanga ariko hari ikintu cyaje icyo ngicyo Muvunyi nari ntangiye mubaza n'imyitwarire y'urubyiruko muri iyi minsi urayibona gute abari gufungwa bose barazira urumogi abandi biyobyabwenge muri rusange kuko si rwo rwonyine abandi barazira amakosa ashingiye ku businzi abandi bakazira amakosa ajyanye n'umwuga bakora bavuga ngira ngo umuco wo kuvuga uziga usa naho wacitse kuko nabyo birabikebura twareba mu karere tukabona muri Kenya imyigaragambyo ya Gen Z Tanzania yari hageze Uganda igiye kwinjira mu matora muri uku kwezi kwa Mutarama naho biravuga ko urubyiruko rushobora kuzitwara nk'uko twabonye mu karere rwitwara Semugeshi hari abamwe bari guhuza imyitwarire y'urubyiruko turi kubona mu karere na politike bakavuga bati impamvu mu Rwanda turi gufunga abishwe n'ibiyobyabwenge abavuza abandi amagambo adakwiye nyamara hari ayo kuvuga meza yarahari ngo nuko ngo u Rwanda hari uburyo rukanira muri politike rudaha freedom urubyiruko ngo kwisanzura nk'uko abandi bisanzura ariko kandi rukaba rwaraninjiriwe ariyo mpamvu hamwe tuhabona imyigaragambyo ahandi tukahabona ibyaha nk'ibi ngibi bishingiye ku makosa asanzwe y'urubyiruko hari uburyo ibi amakosa akorwa mu rubyiruko cyangwa se urubyiruko rukora kuyahuza na politike umuntu yaba yihuse cyane ni ukwihuta cyane turaza kwifashisha imibare ariko mbere y'uko mbyinjiramo reka mbanze mvuge iki kintu u Rwanda ni igihugu cyihariye ariko mu karere k'ibiyaga bigari turihariye kubera ko ntabwo amateka y'igihugu cyacu afite ubudasa dufite amateka yihariye kugira ngo uyu mwaka 32 niba nibeshye nyuma gato y'ibihe bya jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda turacyiyubaka turacyafite urugendo rurerure dukeneye guhuriza hamwe imbaraga zacu ubu turi muri faze ya unity na reconciliation aho dukeneye ko twongera kubaka iyashusho y'ubunyarwanda mu Rwanda ntabwo mpamya ko guverinoma yacu ikanira urubyiruko ikindi wenda twihariye hongera ngo 63% ni imibare ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarushamibare 63% by'abaturarwanda bari munsi y'imyaka 25 bivuze ko ejo
heza h'igihugu cyacu hashingiye ku rubyiruko. Gushora rero ni heza cyangwa se gushyira imbaraga no kubaka u Rwanda rw'ejo hazaza mu myaka 50 iri imbere, imyaka 100 iri imbere, ni uko urubyiruko rugomba kuba ruteguye kandi mu buryo bwiza. Ntabwo urubyiruko ruzategurwa mu biyobyabwenge, ntabwo urubyiruko ruzategurwa mu kwigaragambya, cyane ko nta n'ibyo kwigaragambiriza bihari. Si ukuvuga neza guverinoma yacu, ariko ntacyo kwigaragambiriza gihari. Ku mutekano se, ku bukungu se, ku iterambere se, byose biri ku murongo ukurikije, kuko hari n'amahanga aza kutwigira kuko batungurwa n'ibyo twakoze mu myaka 35. Ibyo ni ikimenyetso cy'uko rero twakoze ibirenze ibyo abantu bibwira. Twashyize imbaraga cyangwa se dukora ibirenze natwe. Sometimes hari n'abavuga batari ko like byagenze ngira ngo afandika bari no gukunda kubivuga. Ibyo twagize natwe birenze expectations zacu twadufite. Ntabwo rero twe dukanira urubyiruko, ahubwo twavumbuye ko ejo heza y'igihugu hashingiye ku rubyiruko. Nayo mpamvu uzumva umukuru w'igihugu akebura urubyiruko, ntacyo uzumva umukuru w'igihugu atanga imbwirwaruhame ku rubyiruko cyane, avuga ati ariko ikintu cy'ibiyobyabwenge mu rubyiruko mukigeho, kubera ko nyine iyo mibare ikigaragaza ko miliyoni zirenga hafi 5 z'abanyarwanda bari munsi y'imyaka 20. Bivuze ko umuntu ukina u Rwanda rw'ejo araza guhera muri babandi mu myaka 50 iri imbere n'imyaka 100. Ngarutse mu karere aho ndi hari mu gihugu, mu karere naho sindi buze kwinjira muri politiki nyirizina z'ibihugu, ariko usanga n'ubundi navuga ko dufite n'indwara yo kugendera mu bigare. Dufite indwara yo kugendera mu bigare, kuko urebye nka buriya muri Kenya nibyo hari ikibazo cy'ubushomeri cyari gihari, igihe bigaragambye abagenzi, ariko mu by'ukuri ntabwo kwigaragambya ibyo bigiye gukemura ikibazo. Nibyo byasunikiye guverinoma ya Nairobi kugira ibyo ikora, ariko ntabwo kwigaragambya no kujya mu mihanda ari byo bigaragaza ko ubabaye cyangwa se ufite agahinda gakabije. Hari izindi mpamvu politike zarabikurikiye, binamenyekana ko ari opposition yari biri inyuma. Ni udukino tw'abanyapolitike bashoramo urubyiruko, kubera ko urubyiruko ikintu kimwe tuzwiho ni uko buri kintu cyose tugiyemo tugishyiramo imbaraga cyane. Niba ari ugutera imbere turagenda twihuta, niba ari no kuyoba cyangwa se kugoma nabyo turayoba twihuta. Bivuze rero ko iyo wamaze gupimiranya ukabona ko abo bantu bari manipulated cyane, byonyeho ufata umuntu udafite education unashonje, umuntu kumuyobora biroroshye. Ni nk'imbwa ishonje, utarize unashonje wowe wemerewe kumujyana no gushaka hose. Ibyo rero byari kuba muri rubyiruko n'ahandi hose twagiye twumva muri za Mauritania, ngira ngo perezida Rajoelina nawe byamubayeho. Muri Maroc barashaka biri ku bwami bwa dusiganye bukomeye ku mugabane wa Afurika. Ibyo byose usanga harimo izindi mpamvu za politike zigaruka noneho zikareba ba bantu bashonje, uko uzasanga kenshi nta muntu wasohoka muri biro gajye mu mihanda. Biragoye ntayo wabona imihanda muri rubyiruko nukora igenzura, uzasanga n'undi ba bantu birirwa ku mihanda bacometse amafeke, ni ba bantu badafite imirimo, kuko nibo byoroshye kumubwira ngo jyayo tuzakora ibi n'ibi, uwo muntu biroroshye kwita. Rimwe na rimwe bakanabanza akantu k'ibanze ko kugira ngo abijyemo. Abandi bavuga ngo umuntu arashonje, ngiye kubanza kukugaburira. Facilitation. Numara kurya rero ngiye kuguha transport iri bukugeze ahantu. Tayari nuvayo. Hari ibintu n'ibi ngiye mwemereye. Uwo muntu warushonje wemereye ko agiye kubanza kurya, ukaba umwemereye ko ugiye kumufasha ubuzima bw'ibanze agiye kubanza kubamo. Rimwe na rimwe ntabwo bagifite ubwenge bwo kubanza gutekereza ngo abone ko ari utureshya abana twaho kanya, kuko nabo ngabo barimo kurwana iyo bamaze kugera ku butegetsi, usanga mu by'ukuri ntacyo bagiye guhindura ku cyari kiri aho ngaho, iyo hatari umurongo ufatirwa ngenderwaho w'igihugu cyashyizeho bagomba kugendera. Mwabagabo mwe muvuze ku kintu cy'imikorere byongeye ku rubyiruko, bituma nongera gutekereza ibintu biba biri kugenda bivugwa aha ngaha hanze, ako by'umwihariko na intention yacu nka Ibuga Global TV. Nifuza ko ibiganiro dutanga duha abadukurikiye mu ngeri zose biba ibiganiro byo kubaka ndetse no gukomeza gusigasira ibyo u Rwanda rwagezeho, kuko ntabwo twakwirengagiza ko mu myaka 30 irenga ishize u Rwanda ruvuye cyangwa se FPR inkotanyi bahagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi, ntabwo twakwirengagiza ko hari intambwe yatewe kandi muri discipline zose z'ubuzima. Ejo bundi mu ijambo risoza umwaka, umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagejeje ku banyarwanda, yikije gukangurira urubyiruko gukora rukinjiza, kuko kwinjiza k'urubyiruko automatically nibyo byatuma bagirira cyangwa se binjiriza igihugu bakagifasha mu iterambere.
ariko ibyakurikiyeho twagiye tubona mu mbuga nkoranyambaga nk'uko twabivugaga, ndagira ngo ngaruke n'ubundi kuri Muvunyi uba muri icyo gisata cyane. Nibyo uvugana n'urubyiruko cyane, umukuru w'igihugu adukanguriye gukora nk'urubyiruko tukinjiza, ariko ugiye kwinjiza ari gufungwa. Swate yazize ibyo yavugiye kuri izi mikoro nk'izi ngizi turiho, yumvise umukobwa umwari runaka yaguze ya modoka avugaga ya miliyoni 100, aravuze ati wayikuye he, akavuga ibyo bitari factual. Kumva undi nawe yagiye aravuga ariko wapima imbaraga ugasanga akoresheje iz'umurengera bitewe n'ibintu yicometsemo. Ibyo byose igiteranyo cyabyo birangira bisa naho gukora utari gukora, ahubwo uri gukora umubiri, aho gukora ubwonko no kubaka abagukurikiye. None Muvunyi, mu by'ukuri bizashobokera urubyiruko nta bundi buryo bwo gukora bwiza bushoboka rutishoye mu kibi, rugakora kandi rukinjiza. Ibyo bakora nk'amakosa ntitwabigarukaho, nawe urabizi, guterana amagambo, kuvuga ibintu udafitiye gihamya, kwinjira mu ngo z'abandi, gukoresha ibiyobyabwenge. Aho ngaho niho turisa naho twisanze nk'urubyiruko rwinshi, cyane cyane muri iki gihe biri no kuvugwa bamwe batagiye kubifungira. Ni irihe kosa uri kubona urubyiruko ruri gukora ku buryo ruri kubabuza kwinjiza mu mifuka yabo, ahubwo bakisanga mu maboko atari ayabo? Reka mbanze nkuhe urugero rutari rwa kure. Njyewe ari abantu bamwe na bamwe bazi gufata amahirwe dufite bakayabyaza umusaruro kandi akabatunga. Yego. Tutirengagije hari abanyamakuru benshi cyane muzi hano kuri YouTube. Mu by'ukuri atari yanahamagarwa kuri ribu n'umunsi n'umwe ngo usobanure ibyo wavuze. Njye uzira benshi. Nubwo utengwa ko umuntu amenshwe runaka ngo ngenda bizwi umuntu akora kinyamwuga n'ibiki byose, ariko twese nk'aba YouTuber turabazi. Ako wibuke ko influencers nibo tubona kandi nimba umuntu afite population iri hejuru akaba ari ugwa muri cyaha, ubwo urumva bamukurikiraga. Reka mbanze mubwire ikintu kimwe buri utazi. Urubyiruko twamaje kubona ko ari abantu bayoba ku buryo bwihuse bakagenda no mu kigari. Yego. Iyo badashatse kuyoboka. Niyo mpamvu ubayobya rero nawe utangire. Reka mubaza akabazo gatoya. Nihagira umuntu wese wize utambwira ko ari periode yagezemo akumva ishuri ntarishaka, uwo muntu azaba atarize. Twese niko byagenze. Hari igihe twagezemo bakakoreza no ku ishuri rimwe na rimwe ukumva ntiwagiye kumva bagarukira mu nzira. Iyo utagiraga umubyeyi ufite igitsuri ngagukurikirane, abenshi barabitaye. Rimwe na rimwe hakaba n'uritaye, wowe ubwawe wajya kubona ukabona afite akabutiki imbere y'iwanyu, aho uracuruza twa tuntu, ukavuga ariko ubundi ngenda rwana n'iki, uriya ntiyaritaye, ntitwiganaga ntiyariretse, ko mbona byagenze gutya. Ariko ntiwibuke neza ko amahirwe y'intuza siyo y'intuza. Urabyumva neza? So bivuze ngo icyo ndimo gushaka kubwira ni iki rero. Aya ni amahirwe twabonye. Nta muntu wahagarara ngo atubwire ngo ngewe umuntu mpemba ndamuzi kuri YouTube. Usibye kwitwa gusa ngo tuzi nyiri Google, hagize umuntu ukubwira ngo ngewe umuntu mpemba ndanabizi nibatamemba ku kwezi nzajya kuyaka. Iyo yabuze iyo yabuze uko kundi kwezi wagira umugisha akaza yaratinze akaza yose akazira icyari. Urabyumva neza? So bivuze ngo ni amahirwe twabonye iyo gukoresha ikintu kidafite aho kirimo guturuka. Igihugu cyujuje imiyoboro ahantu hose kugira ngo internet yacu igende neza. Ibyo byari kugira ngo ba bantu badafite imirimo babone icyo bahugiraho. Ariko twebwe kugira ngo ushinge YouTube channel uze kuza kuvuga cyangwa se urugero wenda ufate Instagram n'ibiki byose ko nazo zirahemba, uziki ibintu biri buze kugufasha kwinjiza cyangwa se kurebwa cyane ari ukuvuga ubugoryi. Mumba bari gukoresha iryo jambo, sibyo? Cyangwa se gukora ibidafite umumaro. Ibyo rero niho biri buze kubyara amakosa. Icyambere, umuntu aravuga ngo kubera ko mbizi ko Joseph akora kandi akaba akora itangazamakuru, mu gitondo nanjye ndabyuka ndikore. Rimwe na rimwe amahame agenga imyitwarire y'abanyamakuru ntabyo uzi. Ntushobora no gufata kagatabo kandi kanditseho amahame ngenga myitwarire ku banyamakuru ngo gasome. Uvuga uti nibura ngewe ntabwo naryize. Ariko se nibura ndasabwa iki kugira ngo ndikore? Sibyo? Ko mbona barunaka birirwa bavuga ku nkiko. Ko runaka birirwa bamuseka. Niki ngewe ntari bukore kugira nanjye baze kunseka. Sibyo? Hari n'abantu batagira igisebo. Mu gitondo bamuseka ikintu akongera akabyo bakagikora. Nireje bakamuseka ikintu. Rimwe na rimwe ugasanga kandi buriya n'uburi kumwe n'abagenzi bawe. Ukumva baraseka ikintu wakoze. Ntukajye ugira ngo nuko arabaswa. Kwihagaraho nicyo kibi. Wowe uhita uvanga to ubona bikoze se ntabizi. Nabikoze mbishaka. Ako kantu rero iyo ugeze hariya rwose baguhamagaye bati ngo usubire mu byo wavuze. Ikintu cya mbere bagukorera ni ukubanza kumenya intention bakora nicyo kintu. Wabikoze kubera ubujiji. Wabikoze ubishaka. Nibura se nyuma yo kubikora kubera ubujiji ugiye gukora iki?
cyangwa se niba wibeshye ugiye gukora iki. Joseph wabikoreye se ko yicaye hariya, wowe nawe musanzwe mubanye mute? Urumva uburyo barimo kugoragoza, barimo baragoragoza mu rwego rwo kugira ngo birinde ko ubona ko barimo kugukandamiza cyangwa kugukanda. Ibi bintu ntabwo nari mbizi pe, ntabwo nari ko bigize icyaha, ariko niba bigize icyaha mumbore muci inkoni izamba, ejo mu gitondo sinzabisubira, ndetse na Joseph ndabikorera. Jose, hari ikibazo musanzwe mfitanye nawe? Ntacyo. Reka njye gukora inkuru ivuguruza ibyo nari nakubwiye. Aho hantu babaha agahenge ko kugira ngo mwebwe mwongere mube muri societe kandi mukomeze mukore ko hari umuryango utunze, hari n'umuryango nawe yaratunze. Nuramuka umfungishije n'uwo ngo yafungiye abana be nabi wawe, bafite ko bazarebana. Uriya yafungishije papa, amakimbirane baratangiye no mu bana. Abenshi rero iyo ageze hari nayo mpamvu ubona mu ma social media cyangwa se aba influencer bose ubona barimo gufungwa, ahubwo bati ibi bintu warabikoze ejo bundi turakwiyama, uracyongera bisubira. Ibi bintu wongera urabikora urabisubira, turabyemera ntabwo wari uzi ko bigize icyaha. Iwe hanangirijwe, ari hanangirijwe. None si ibintu wabiretse ukavayo ukaza ugasubira kuri mikoro ngo n'ubuse ntibari bampamagaye ngo ibyo bambwiraga se wagira ngo tujye tugiramo. Ubundi ubanze wibaze niba ari inkuru tugiye gutangaza no muri entertainment. Dukunda byacitse muri entertainment twebwe, akenshi uzumva ngewe hano iyo mbonye ikintu byacitse Valence namubyutsa hari hose ngo ngwino byacitse ngo tugire ikintu twivugira kugira ngo tubone views. Ariko mu by'ukuri ubanze wibaze ngo ibintu ngiye gutangaza niba ari inkuru y'umukobwa bafatiye muri Rogi ari mushiki wanjye nayitangaza. Ako dukunda ubwino burya nta kibazo. Numara gusanga mushiki wawe utamutangaza cyangwa se niba ubonye video y'ubwambure y'umukobwa ukihutira kuyisharinga cyangwa se kuyitanga, banza wibaza ari ya mushiki wawe cyangwa iya mama wawe wayitangaza. Numara gushyira akadomo ugasanga utayitangaza kubera icyo ndiwe urimo kwitangaza, naho ngaho byinshi bipfira. Muvunyi Joseph ndimo ndamubaza nk'umuntu uba mu gisata cy'imyidagaduro, ariko turi kumwe n'Abayingana Semugeshi kugira ngo tugende duhuza ibyo byose, ayo makuru yose yagiye avugwa ndetse n'ibiri kuvugwa ubu ngubu muri iki gihugu. Icyo dushaka no gutangira umwaka mushya wa 2026 turi mu murongo mwiza hamwe na Ibuga Global TV. Bayingana Semugeshi turi kugenda tunagana ku musozo, ndagaruka kuri Muvunyi nawe atanga ikindi gitekerezo nk'ubujyanama muri kariyeri ye, ariko se tugarutse mu buryo buri sanaho buri politiki ariko isanzwe. Umukuru w'igihugu n'ubundi yongeye ubwo yari muri FPR mu nteko rusange ya FPR Inkotanyi, yongeye gukebura abanyamuryango, ariko nanone ababwira ko imyigaragambyo turi kubona mu karere n'ahandi ishoboka, bivuze ko no mu Rwanda burya birashoboka. Umukuru w'igihugu yabitwerereye imitangire mibi ya service, kandi koko icyo ngicyo kirahari, n'abari baraho ngaho ntago bigeze babihakana. Ariko se mu buryo buri politike duhuje n'akarere, hari amakosa ya politike ashobora gukorwa igihugu kikisanga handi. U Rwanda ntago dufite nk'ibyo muri Kenya tubona bagenda batwika bamenagura bashwanyaguza. Turi igihugu gito kandi turabyemera, ariko igihugu kigomba kugira agaciro byanze bikunze kuko natwe twiha agaciro, ndetse turangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Hari amakosa akwiye kwirindwa kugira ngo urubyiruko rutisanga nk'hariya, nubwo turi kuvuga ngo rumeze gutya rukora gutya. Kuri wowe mu mboni yawe ukurikije politike y'akarere, amakosa akorwa muri politike ni hehe abantu bakwiye gushinga umwotso kugira ngo igihombo nka kiriya gituruka mu rubyiruko ariko rwacu tugikumira? Akenshi igihugu ni abaturage n'ubutaka bwinshi. Yego. So bivuze ko rero ikintu cya mbere urubyiruko rugomba kwirinda, ko nanjye urubyiruko simeze nireba n'abadukurikiye n'abakuru ariko muri rusange, ariko bakoresha imbuga nkoranyambaga. Ikintu cya mbere ni manipulation, kuko n'igihugu dufata nk'icya mbere mu isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uretse ko nabonye bagira politics niba nayita ko ari nziza, bafite ukuntu ibintu bivuga igihugu cyabo nabi babihisha ku itangazamakuru. Ushobora kwiga ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hataba abitwa ba homeless, abantu badafite aho batuye, badafite aho baba. Mu bihugu bya mbere dafite abantu badafite aho batuye. Hano mu Rwanda ni gake uzabona umuntu mukuru wubatse. Ngo Amerika mu bihugu bya mbere bifite abantu bari ku muhanda, bo ku muhanda. Ariko kubera ko bafite ukuntu nyine bazi gukavaringa ibintu byabo. Izo nkuru ushobora kumenya ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari abantu bashobora kurara hasi umwaka umwe, 3, 4, 5 igashira. Ikintu cya mbere ryari ni ikihe rero, ari nayo ntego nyamukuru ya platform yacu Ibuga Global TV. Dufite slogan ivuga ngo Ibuga Global TV ni ndaje Rwanda menyekanisha ibyabo mu nguni zose.
niba hari akatari kugenda neza ntabwo ari cyo gihe urubyiruko ngo ukanyarukane ku mbuga nkoranyambaga si cyo gihe ahubwo ni igihe cyiza cyo kumenya ngo kibi bitagenda neza umukuru w'igihugu ajya atugira inama z'uko tugomba kwihigamo ibisubizo ubundi nakora iki kugira ngo ibintu bikemuke Mark Zuckerberg yaricaye umunsi umwe muri kaminuza ya Harvard abona biragoye guhererekanya ubutumwa hagati n'abagenzi ntabwo yasa kuvuga ngo hano muri Amerika iyo umuntu ashaka kuganira n'undi ngavuga uko abigenza nyamara mu Bushinwa ubwo buryo bari babufite bw'uko abanyeshuri muri kaminuza baganira kugira ngo itandukaniro hano waratekereza ati ntabwo ari bwo buryo bwiza bwo kuvuga ngo Ubushinwa muhora mwandaratinga buraturusha bafite ibi n'ibino rero bazatereka nekereza ikintu cya kimwe kino kibazo dufite hano muri Amerika aho kugira ngo nanjye mfite igihugu cyangeranye na kanaka wa muriro mukongeza ugereko niba hari ikintu ubonye kandi ubona ufite ubushobozi bwo gutekereza igisubizo cyacyo ushobora kutagitekereza ukaba uzi kanaka atabishoboye why not utamwigera mu collaborating cya kintu mubona mu gishakira igisubizo cyo ni cyane umukuru w'igihugu nekereza ko ari mu bakuru b'ibihugu mu isi bihariye kuko ni gake uzabona umukuru w'igihugu ahuza abayobozi akabagayira mu ruhame navuga ko ibyo bintu n'umwihariko waje ukagayira umuntu mu ruhame nakuvuga ngo uramusanga mu ofisi ye nyamara umukuru w'igihugu arashaka guca icyitwa bureaucracy cyane no kuvuga ngo muri abantu muri ofisi no muve muri ofisi mujye kuri tere nibwo mugomba kumenya ibibazo abaturage iyo bureaucracy arashaka kwigisha ikindi kandi akora ikintu cyiza amakosa ahari arayavuga bikamenyekana nyine kugira ngo wa muntu wakoze ikosa kandi azi ko ari muri position imwemerera kuba yadressinga abaturage neza nuje kumusimbura mu nshingano aza afite ako kana avuga ngo nanjye nibigenda uko nzaba expose ngira ngo ni ibintu bitanga umusaruro cyane amakosa ni hakizumva ikosa ryisubiramo umukuru w'igihugu yabikomojeho nabigeza ko kira ikintu cyiza so ngarutse rero ku cyo Joseph Abraham bijyanye urubyiruko ikintu cyane dusabwa tureke kumva ko gusitara kubayeho byacitse ngo tujye twinaga mu mihanda ibyo dufitiye ibisubizo tubikemure hari ibindi babiturenze bisaba ubushobozi bw'igihugu niba ari mu muhanda wacitsemo kabiri ntacyo wakora ariko ushobora gutanga igitekerezo ati ariko ahantu naha dufite ikibazo cy'uko umuhanda wacu bimeze uko nuko imiharanire yarahagaze nizera ko ubuyobozi bwiza dufite buba bufite igisubizo kandi byihuse wita uvuga ngo wita ufata umuhanda ngo ufotore tufata n'imihanda yo muri Norvege ngo ifotore ngo dore ngo visite Rwanda ibyo bintu uri gukora n'inyangarwanda ziraza kubyuririra kandi nyamibona cyane kuri social media oya ni cyiza ku gihugu bihuye n'icyo uvuze n'ikindi kintu cyiza handi urabihuje wanditseho ngo visite ni nk'uko wajya muri Amerika homeless ukaba wafotora abantu bari ku muhanda baryamye tujya tubabona ndetse bakoresha n'ibiyobyabwenge bikomeye cyane ukabona abantu bataye network bataye umutwe pe bamwe bari kubendinga benda gukubita umutwe mu butaka abandi sinzi babona ko hari ibice by'umubiri batari gukontorora abo ngabo ushobora kubafata ukabahuza na New York nanone ukavuga ati this is New York bahora bavuga urumva umuntu ashatse icyo atuka inka ntago yakibura anavuga ngo dorgo rucebe kandi azi ko ariyo product twari dukeneye production twari dukeneye muki mu nka ahubwo akatuka icebe ryayo mene umwana wanjye umwe na mugenzi wanjye umwanya nawe icyo atangaza ikindi kintu cy'ingenzi social media niho abarwanya igihugu bari gukorera cyane niho bari active cyane X YouTube ni umwanya mwiza w'urubyiruko kugira ngo bimwe bagaragaza biharasingisho y'igihugu dufite ibisubizo byiza dufite byinshi natwe byo kubasubiza kandi si ukuvuga ngo kubasubiza tubikiza turabasubizanya ibimenyetso by'ibihari turabasubizanya ibimenyetso by'imibare ihari kandi ifatika so dufate rero ihari byagezweho bifatika dukoresheje social media nibyo twiteza imbere zitanga amafaranga tuyabone ariko na babandi bashaka kwifashisha social media nk'umuyoboro wo kurwanya no guharasinga abayobozi bacu guhera ku mukuru w'igihugu n'abandi bagiye batandukanye nanone dufata iminota mike cyangwa se niyo yaba isaha imwe ku munsi y'iminota 30 abo bantu bagaragarize nta nubwo ari ngombwa ngo gutukana nawe buri umuntu akubwira ati mu Rwanda abantu barashonje tukatuma ifoto ya Girinka babihagije uwo muntu umusubije kandi mu buryo bwiza bw'ikinyabupfura
tubikoreshe mu buryo bwiza. aho ngaho yenda ntabwo nahitaremeranwa nawe 100%, ahubwo hari inyunganizi naguha kuko nk'uko twabivuze nta bintu biba byiza 100%. niyo mpamvu umukuru w'igihugu agashobora gusanga abandi bayobozi mu ruhame akababwiza ukuri ibibazo bihari. niyo mpamvu tubona amakosa y'umuntu umwe wahishe inzara ko abandi bashonje. ngewe birumvikana akakanya ntacyo kurya mfite ariko umuvunyi aragifite. si byiza rero ko nge najya kwicwa n'inzara ntabikubwiye kandi abanyarwanda barafashanya. ntabwo dushobora kwicara ku kibi ngo kibike nanone ngo kujya kitamenyekana ngo nibwo uri gukavaringa igihugu. ubu ngubu mufata nk'umuntu burya wanga igihugu, kandi abantu barakitiranya ibintu byo gutuka, byo kuvuga ngo niba nanga ubutegetsi buriho cyangwa se nanga ubuyobozi buriho automatically nanga igihugu. ibyo bintu biratandukanye, tujye tunabitandukanya. kwanga igihugu ni handi wumva ko nta terambere nta cyiza cyakivamo, ariko uri umuntu nyine uri umunyarwanda ukunda u Rwanda n'abanyarwanda, biroroshye ko kumva ko hari abantu bishwe n'inzara ubwabyo si inkuru, ahubwo icyo wakoze kugira ngo bave muri ya nzara. mbere yo kubreminga igihugu nawe banzera intambwe mu cyo ushoboye, kuko wowe cyaguhaye nibyo uri ahantu hagaragara hari kaburimbo sava. ariko se babandi bakubiswe n'izuba, kuko izuba ni ikiza utatangira, ariko umuyobozi muba ashobora kwihisha muri icyo kiza cyaje ntagitangarize n'abandi bati hano dufite iki kibazo turebe uburyo twahangana nacyo dufatanye gikemuke. ako niko nakongeraho yenda. ariko tugaruka kuri Muvunyi, tujye dukomora urusyo dukome n'ingasire. abana urubyiruko rurakangurirwa gukora kandi mu buryo bwose kugira ngo rwinjize, sibyo? rugakangurirwa gukora, dukangurirwa gukora n'inzego nkuru z'igihugu. bivuga ngo biri mandatori, tugomba gukora nyine kugira ngo tugire icyo twinjiza. ariko se kubona runaka yafunzwe yarari kugerageza kwihangira imirimo ndetse no gukoresha imbaraga zose kugira ngo abeho, hari abari gutaha saa 9 z'ijoro. nubwo tuvuga ngo hari dukosa bakoze tw'urubyiruko, ntitwakirengagiza ko bwari uburyo bwo kwinjiza, kuko u Rwanda rufite amahirwe y'uko dukora amasaha menshi bitewe n'ibyiza Imana duhaye birimo umutekano. ariko se iyo abari gufata uru rubyiruko nabo bakarufunga ngo umwe twamufatiye mu biyobyabwenge undi twamufashe burabura yakoze aya makosa akisanga mu rukiko no muri gereza, turacyafite ubucucike muri za gereza, ibyo ntitwabyirengagiza. mu by'ukuri ubona ari uburyo bwiza bwo gutwitinga urubyiruko mu mikorere, cyangwa se n'inzego regana nazo zifunga nazo tugomba kuzibwiza ukuri. hakorwa iki? nitwe turi gukora nabi cyangwa uburyo ibibazo biri kuba treated nibwo navuga ko nabwo buri gukoresha imbaraga z'umurengera? Ngewe Jose, hari ikintu kimwe, ntabwo ndi umuhanga muri politike, urabyumva, gusa ariko hari ikintu kimwe cyo nemera. Ngewe nemera ko umuntu yakojeje ahantu, urabyumva? Yego. kandi noneho buriya kugira ngo ikintu cyitwa ikosa nuko hari itegeko rikibuza, sibyo? Yego. buriya mpamya ko niba itegeko rihari ugakora ikinyuranyije naryo, byanze bikunze ugomba gufesinga ibihano, ntitaye ku uriwe, ntitaye kuri umusaza, ntitaye kuri umwana, as long as imyaka yo guhanwa kuri icyo cyaha igeze, sibyo? kuba waba uri umusitari, kuba waba uri umusocial influencer, ugakora ikibuzanyijwe n'itegeko, ugomba guhanwa. ahubwo nibataguhana njyewe nibwo nabigira ikibazo, urabyumva? abo bahannye cyangwa se abo barimo guhana nabo bafunga igihe babihamijwe n'urukiko, ahubwo badafunzwe nibwo ngiye mbigiraho ikibazo, kuko umuntu yakoze ikinyuranyije n'itegeko, uramuretse arakomeje aridegembya hanze, none se njyewe ubwo urumva ntabikora, sibyo? Yego. ariko igihe yafashwe procedure zigakurikizwa zose kugeza aho umucamanza amuhamije icyaha, aguhamye icyaha yateganyije n'igihano cyacyo kubera itegeko rigiteganya. itegeko rihari rikiriya, ntabwo agiye kurikura mu mutwe. niba bavuze bati umuntu wafatanywe wenda ibiyobyabwenge, kubinywa no kubicuruza n'ibyo byo kubitunda, iri tegeko rikaba rivuga arafungwa imyaka hagati y'itatu wenda n'itanu, n'ihazabu ya miliyoni, hagati ya miliyoni na miliyoni 5 urugero nimo gufata. ahubwo nibavuga ngo nibamufunga amezi 6 agaruke muri sosiyete, nibwo ngende bubigireho ikibazo. urabyumva neza? nibwo ngende bubigireho ikibazo. Yego. nemera ko wakoze icyaha, waba uri umusitari waba utari umusitari, icyaha kigomba gufungwa. ko twagiye tubona kugira dufashe ino ngingo twivireho rimwe, kugira ngo kimwe mu byo aba influencers bagiye bareklama mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha baravuga bati hari ukuntu nyine umuntu asanga afite abantu bamukurikirana, afashwe n'ibyo ari gushinzwa ariko nta itegeko rirabimuhamya. rero sinekereza ko byaba byiza ko uwo muntu muhita bamushyira mu itangazamakuru bitaramenyekana neza ko
koko cya kinakurikiranyweho. aha tukiri aho ngaho rero sasa reka mbanze nkubwire Cyangwa ni ukuvuga ngo ikosa rizaba ari uko Murangira aje akavuga ngo Joseph yahamijwe ko anyweye ibiyobyabwenge, yego ariko igihe Murangira aje akavuga ngo Joseph arakekwaho, Gukoresha niyo mpamvu ibiyobyabwenge. dosiye yashyikirijwe ubugenzacyaha. Ni ukuvuga ngo buriya RIB iyo imajije gushyikiriza dosiye ubugenzacyaha nta nubwo ukimureba. Ni ukuvuga ngo inshingano wasigaye agufiteho ni nk'iz'undi munyarwanda wese yakugiraho igihe akubonye uri mu makosa. Urabyumva? Yeah. Buriya ntabwo tubona ko polisi ishinzwe umutekano w'abantu n'ibintu byabo, ariko nanjye nkubonye uri mu makosa kutakurega ahubwo nibwo mba nkoze icyaha. urakoze cyane Muvunyi, ndagushimiye Bayingana. wakoze cyane Joseph. Ibuga Global TV nuko twinjiye mu mwaka mushya wa 2026 twaganiraga ku ngingo zitandukanye, twakikebura hehe twe bwacu twakora iki, twakwinjira muri uyu mwaka gute, twakora dute. Ariko icyo wumvise muri aba bagabo batatu wabonaga ahangaha, Muvunyi nta miyaga azagushyirira mukora ikosa rwose gutangaza ahangaha kugira ngo ikibi kibone bose. Numvisha ariyo verisiyo ye. Muri politike turahari, tuzatuzana abasesenguzi batandukanye kugira ngo tumenye kugira ngo umenye icyo upfana n'ibiri kuvugwa, ariko umujyo ni wa wundi ni ugushyira hamwe tukubaka igihugu cyacu, tugakomeza kubaka igihugu cyacu. Intambwe yatewe irakomeye, ariko kandi ntabwo ihagije, turacyasabwa imbaraga. Niyo mpamvu wowe ukunda abanyamakuru batandukanye nakubwira ngo subscribe ku Ibuga Global TV, nutayikora ebana byose bizajya biguca. Azabacikamo. Nk'abagabo mwe rero ndabashimiye, reka nizere ko izi mbaduko izi mbaraga dufite tuzakomeza kuzongera ndetse no gukoresha izindi nyinshi kugira ngo abadukunda bamenye amakuru kandi ku gihe, kuko amakuru atari ku gihe ntabakira amakuru, aba yabaye amateka. Reka rero gushimira na Valence cameraman wadufashe kugira ngo amajwi y'amashusho ize kubasha kugenda neza nta nkomyi. Umugabo mwiza cyane nawe uzi ku kintu cy'ishusho arabikora. Reka mbabwire nti nuko twinjiye muri 2026 ibiganiro tuzanakagaruka, tuzajya tuganira ku ngingo nyinshi zitandukanye. Wowe ikosa uzakora ni ryo kutabana natwe. Ndi Joseph Iradukunda, ndi kumwe na mugenzi wanjye Semugisha Bayingana. Ibisanzwe njyewe ni Joseph Muvunyi. Ndabashimiye, reka twongere mu bindi biganiro bikurikira.